bime amatwi. Abantu bose baguhamagara bagushuka bakubwira yuko ari abakozi biyitirira ikigo cy'ikoranabuhanga iki n'iki, hari n'abiyitirira rura bakakubwira ko ari abakozi, ko simukadi zawe zigiye gufungwa, bakakubwira imibare ukanda kugira ngo idafungwa. Bima amatwi kuko abo ngabo ni abajura, ni abashukanyi. Abajura nabo rero nabo biza ayandi mayeri kuko babonaga simukadi kuzibona ku muhanda ko bitacyoroshe, bashaka amayeri y'uburyo bashuka abantu. Muri iyi minsi rero abantu bari kwibwa amafaranga ahanini bitewe n'ubushukanyi. Ni ukuvuga ngo abantu baragushuka, wowe ubwawe ukabaha amafaranga bakoresheje amayeri menshi, ni amayeri atandukanye. Uyu munsi rero turagira ngo tubabwire ngo mubime amatwi. Mubime amatwi bivuze iki? Abantu baguhamagara bakubesha, batanga impamvu nyinshi zitandukanye. Ashobora kuguhamagara akakubwira ati aha n'aha twabonye mu kibanza cyawe ko hakwiye kubakwa umunara w'ikoranabuhanga, bityo baba bashatse n'amakuru atandukanye. Rimwe na rimwe ni nawe uyabaha. Aguhamagara ati ariko ntabwo waba ufite ikibanza Kamonyi, ati ndagifite. Ubwo wavuga turagifite, bagahera aho ngaho bakakubwira ati rero muri cya kibanza cyawe twasanze ari ahantu hakwiye kubaka umunara, ariko niba wumva ubikeneye twavugana kuko ababishaka ni benshi. None se byagenda gute, birasaba iki? Ati birasaba yuko wishura amafaranga aya n'aya kugira ngo byibuze habashe kubaka umunara. Nunatinda iyo serivisi irahabwa abandi. Umuntu agafata amafaranga, ndayishyura he? Bakakubwira nimero wishuraho, amafaranga ukayafata ukayohereza. Mu by'ukuri biturutse ku burangare bwawe. Twabonye yuko amakuru twabonye nuko muri iyi minsi basigaye bifashisha noneho amagambo ameze nko gutera abantu ubwoba. Atangira kubwira buhoro buhoro neza, akakubwira ati ndi umukozi wa MTN cyangwa se ndi umukozi wa Airtel, ati hano ni muri MTN, hano ni muri Airtel, twagenzuye dusanga iyi nimero yawe iri gukorerwaho n'abantu bari gukora ibyaha. Ubwo rero twari tuguhamagaye tugira ngo twumve koko niba ari weho kanaka, kuko iyi nimero igomba gufungwa. Wakumva gufungwa nawe ugahita uvuga ati nyabuneka ntimufungire nimero ni iyanjye koko. None se ni iki kitubwira ko ari iyawe? Kugira ngo tubimenye rero ko ari iyawe biragusaba gukanda imibare iyi n'iyi. Bakakubwira imibare itandukanye, kumbe weho ntubimenye ko ya mibare bari kukubwira gukanda ni amafaranga uri kohereza. Umuntu arinjira kuri akawunti ye akavanaho amafaranga ukayohereza. Bakubwiye n'imibare, akenshi barakubwira n'imibare idahita igaragara ko ari amafaranga. Aho kugira ngo bakwibe wenda miliyoni 2 ni urugero, ukumva barakubwira ati kanda 1980000, kumbe ni 1,990,000. Kuko bakubwiye ngo kanda 500000, ushobora kubikeka ukavuga ati ngiye kohereza amafaranga. Ikindi bakora rero, iyo bakubwira ibyo banagusaba kutava ku murongo. Bakakubwira ati ugume ku murongo, hari mugenzi wanjye umuyobozi mukuru muri MTN agiye kukubaza. Icyo bakora ni iki? Uko uri kohereza ibyo baba bagira ngo ya message ikwereka ko amafaranga avuye kuri konti yawe cyangwa avuye kuri mobile money yawe, udahita uyibona ngo uyirebe ako kanya, bikarangira amafaranga uyatanze. Ibyo rero nibyo byagaragaye. Niyo mpamvu tubabwira banyarwanda, banyarwandakazi, batura Rwanda, abantu bose bakoresha serivisi zikorana buhanga hifashishijwe simukadi, twagira ngo tubasabe nyambureka ni mubima amatwi, mwoye kubatega amatwi, mwoye kubaha umwanya, kuko iyo utangiye kumusubiza nibwo atangira kukubesha ibintu byinshi, bikarangira
usa nkaho wizeye koko ko ari we. Bima amatwi, reka kumuha umwanya, ahasigaye uripotinge izo kesi cyangwa se utange izo nimero yaba kuri MTN muzibahe kugira ngo abo bantu bakurikirane. Ikindi nababwira, abantu barashukwa, ugasanga umuntu ni inshuti yawe wari usanzwe umuzi, akakubwira ati wamfashije ukampa simukadi, ugasanga ari gukoresha simukadi ikubaruyeho. Bano bantu benshi bashukana uzasanga bari gukoresha simukadi zitababaruyeho, zibaruye ku bandi bantu. Baba bazibonye gute? Bazivana he? Hari n'abantu twabonye bazigurisha simukadi y'imwe ubaruyeho, bakaza akamubwira ati wamfashije ukampa simukadi rwose nanagusengerera, urampa ngahe se? Ndaguha 50. 50 yakumva ibihumbi 50, agahita avuga ati yifate, akayimu. We ntamenye ko iyo simukadi igiye gukoreshwa ibyaha. Wa wundi rero uyihawe azayikoresha ibyaha byose kubera yuko azi ko itanamubaruyeho. Abantu rero rwose ni mubima amatwi, umuntu ntagusabe simukadi ikubaruyeho, reka gutanga simukadi, reka gushukwa n'abo bantu kubera yuko simukadi ishobora gukoreshwa ibyaha bigasanga ni weho ugiye gukurikirana. Turabasaba rero abanyarwanda bose, umuntu wese ukoresha simukadi z'igihugu cyacu, mubanze murebe simukadi zibabaruyeho, niba koko zose izo wibarujeho uzifite, uzi naho ziri cyangwa se nuzikoresha. Wabibona ute? Ni ugukanda akanyenyeri 125 urwego, ugakurikiza amabwiriza. Izo usanga zose zikubaruyeho ariko utazi aho ziherereye, ziyandukuzeho vuba bishoboka. Kora uko ushoboye uziyandukuzeho kugira ngo zidakoreshwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ndabashimiye rero mwese abaduteza amatwi, abumva aya makuru yose cyangwa se iyi message, kugira ngo mwima amatwi. Reka nongere mbisubiremo, mwima amatwi, uyamwime, umwima umwanya, ahasigaye nta bundi buhakaze. Hari abavuga ngo baba bampakinze, abandi ati sinzi ibyo bankoze. Nta kintu bagukoze, nta na hacking yabaye, nta bundi buhanga burimo. Icy'ingenzi ni uko ubima amatwi, ntubatege, ntubahe umwanya ngo ubasubize. Nabo abo bajura turabakurikirana kandi ababifatiwemo barahanwa bikomeye.